Voice FM. aramutse neza amahoro amahoro. aramutse mutamwembe natwe turashima rugira. cyuma cy'inshoka ameze neza. Icyuma cy'ishoka se kiwinga uko bayijyanye kavuye ku isoko aramengo ntamena. Noneho iriya Rwanda FDA ibarizwa muri Minisiteri y'Ubuzima. RSB ni muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Uvuga ngo Minisiteri y'Ubuzima niyo irigenzura ibikorwa bya FDA. Yego. Okay. Kuko Rwanda FDA ishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa iri munsi ikurikiranwa na Minisiteri y'Ubuzima mu gihe RSB yo iri mu Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Yindi Patrick, inkuru twabyutse twakira nuko amoko y'inzoga 52 zitumizwa hanze zirimo Kiwingu, Konyage, GBC, ayose Bond 7 ayose yamaze gukurwa ku isoko. Ni inkuru mwakiriye gute nyuma y'imisi ishize tuvuga ku nzoga zikorwa zinatunganyizwa hano mu Rwanda zakuwe ku isoko? Unatubwire wowe iyo urebye ubona ikibazo ari ikibazo cy'ubuziranenge cyangwa ni gahunda yo gukura ikintu cyitwa aya marikeri yose ku isoko? Reka mere ku kibazo cya kudusi. Muri iyi minsi njyewe na leta ni sheri ishusho. Ubu muri kumwe cyane sana. Turi guhuza cyane. Ariko ahantu uri niba ari icyumba gifunganye ndumva ijwi ryawe rifite ukuntu riremeye ukuntu. Ariko ibi nibyo byiza kuremera nta kibitwaye. Okay, ngaho komeza. Ahubwo sheri ninde shushu ninde? Numwe muri twe. Ngaho tubwira ibanga ryakugize umusheri. Ikintu gihari nuko wenda abanyarwanda muri rusange abantu twese ntabwo dushobora kubonera ibintu mu ishusho imwe cyangwa mu mfuruka imwe. Ariko natwe turebeye ishusho yagutse turi kubona ko ibintu nubwo wenda tutabonesha amaso ariko bigira ingaruka mu rugero runaka rwose. Buriya rero urimo gukemura ikibazo, iyo ushaka nko gutema igiti, iyo ushaka kurandura igiti ntabwo gitema. Iyo ushaka gukura urwiri mu murima ntabwo urwahira. Bigusaba kujyamo hasi ukarema urukoyo hejuru rurongera rugashibuka ko hasi ruba rwasigayemo. Yego. Niba dushaka ko umurima wacu, leta irimo irabona ko umurima wacu urimo urwiri. Kurukuramo rero ni ukurandura. Mu kurandura twarabanje turibaza ngo ese ntibyaba biri gukomoka ku nzoga za Kinyarwanda? Sibyo? Turabikora abanyarwanda batemura tubeshye mushakira ahandi. Ikigage cyacu ushatse ko ikigage n'urwagwa bishobora kuba byararenganye uko byatangiye. Abanyarwanda tujyaho tutimura tubeshye. Ahasigaye turebe nimba mukuyeho urwagwa cyangwa umuvuga ngo urwagwa ni rwo rubi, ni rube kuruta nguvu. Ariko ibyo abantu barabivuze. Ni rube kuruta ingwe. Hariho nabonye ejo yapostinze ngo ushaka urupfa asoma impyisi, ngo twebwe twararengeje dusoma ingwe. Ariko karanabaye koko. Sibyo? So icyakurikiyeho rero njye nabyakiriye neza kubera ko niba ushaka gukira ikibyimba aragikanda kikazana ya mashyira, ariko agakomeza akagikanda mpaka hatangiye kuza amaraso. Iyo hatangiye kuza amaraso bisobanura iki? Bisobanura ko ibyakabaye ari bibi byashizemo, hatangiye kuza noneho ubuzima bw'umuntu. Hari n'akantu kabamo imbere kameze nk'akabuye bita nyiramwa. Na nyiramwe ikavamo. Karango niko kabi. Ubu rero leta irimo gukuramo nyiramwa. Ngiyo karekiyemo still handi nyine harakomeza akamunga. Arongera kakaproducinga ibyo gaproducinga amashyira akagarukamo. Yego. Leta rero irimo irakuramo nyiramwa kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda bwongere gusubira kuba ubuzima. Ndi kubona mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu iri imbere, yewe n'umwaka utaha birashoboka, turi kubona u Rwanda rurimo izi nzoga zagarutsemo, ariko twizera ko ari inzoga koko. Ariko ntago zishobora kugenda burundu tukibero turi igihugu kitagira rikeri. Ntago bishoboka.
ntabwo bishoboka. No mu bihugu by'Abarabu ahantu batanga inzoga ntabwo waburamo icupa, Okay. ntabwo wariburamo kubera ko ntabwo wampa urugero rw'ibyo nzi. Itegeko nshinga rya Libya ryemeraga ko abadiplomate mu rwego rwo kugira ngo barusheho gutekereza neza babaga bemerewe kunywa icupa rimwe B'abasilamu. b'abayisilamu. Yego, muri Libya ariko niho mvuze, ntabwo mvuze mu bihugu byose by'abayisilamu. Muri Libya itegeko ryabo ryarabyemeraga. Kuyinywa bikaba ari amahitamo y'umuntu, ariko wabaga uryemerewe, sibyo? Rero ni ukuvuga ngo inzoga kuzica byo burundu ntabwo ibyo ntabwo bishoboka. Ibyo byo ntabwo bishoboka. Igihari ni uko u Rwanda tugiye kubaho, donc abanyarwanda muri ubu none muri situation turimo uyu munsi ni ugukuramo iyo nyiramwa mu kibyimba. Tuzafata igihe cyo kubirwara, Kurwara ahahoze ikibyimba. ako gasebe kahoze ikibyimba, noneho nihakira hazasigara inkovu, ariko uzongera uba umubiri. Inkovu mvuga ni izihe? Ntabwo tuzongera kubona umurundo w'inganda zingana uku nguku cyangwa inzoga zingana uku nguku. Iyo ni inkovu, ariko umubiri uzasubirana kuko tuzongera kubona ako kunywa. Ushingira kuki se uvuga yuko inganda zitazaba nyinshi, abazishinga amafaranga barayafite, gahunda ira bazavuga ati muzane ibyangombwa mushinga inganda babidepoze, niyo bidepoze se bazabareka? Ntabwo mbona leta yacu yongeye gukora ikosa nk'iryo yakoze. Ntabwo ndimo kubona leta yacu yongeye gukora ikosa nk'iryo yakoze yemerera aba bantu gushinga inganda. Ariko ubundi ziriya ni inganda cyangwa ni izine? Izine harya bitandukanira izine na industry. Izine zirafaburika, industry zigaproducinga. Okay. Ego, sinzi nimba wenda biriya bintu ubona ari ibintu bya fabrique. Biriya no gufabrika ni uguterateranya kana kariya, ni ugutera kana kariya akabyaramo ikindi kintu. Ahubwo sinzi impamvu tugeze twumva urutonde rw'izahiye n'izaturitse. So icyo mbona rero kuduserambajije njye narabyishimiye. N'umunyarwanda utabyi, ariko uzi ko ndimo kubona n'amavideo n'ama-interview y'abantu bazinywaga zishe zakuyemo amaso bati barakoze kuzikuraho. Ni ukuri kw'Imana, abantu bagiye kugira ubuzima n'ukuri. Noneho rero muri ubwo buzima turabamo n'umuntu avuga ngo ni ububabare, na leta rege buri rababaye. Hari amafaranga za nganda zinjizaga, ariko leta yakoze iki? Ese utekereza ko umuntu nimba gusoreba 100,000, sibyo? Ariko abarwayi abanyarwanda uri kuvuza, uri kubatakaza 300,000, uri ufite mu gihombo cy'ibihumbi 200. Sibyo? Turi gutumiza imiti, iyo miti izanwa n'indege, iyo miti turayirangura, iyo miti igira uburyo ibikwamo, bitwara umuriro, bitwara uriya tuzamu kuvuza abanyarwanda ugira ngo ni kuvuga mitiweli cyangwa se kujya kwa muganga. Kiriya kinini ugiye gufata gishobora kuba kimaze imyaka 2 mu Rwanda, ahantu kibitse, uburyo kibitswe kugira ngo kitangirika bisaba amafaranga. Umuntu akagwa 100,000 agateza ibibazo abanyarwanda, uzamuvuza 300,000. Leta already bayamaze kujya mu gihombo. Ejo nahoze numva umuhanga mu bijyanye na economy abisobanura, avuga ati ku kitangazamo cyitwa Radio TV10, asobanura uburyo leta yavuze ngo duhomba amafaranga ariko turokora abantu. Iyo niyo gahunda ihari, sibyo? Hanyuma ibazongera bicare bakore barebe standardization, dukora iki? Ubundi dukeneye inganda zingahe, dukeneye inzoga zingahe, kugira ngo igera ku muturage ihendutse nangahe, ihenze nangahe. Bongere bicare bavuga ngo none tugiye gukora inzoga 8, sibyo? Zirakorwa n'inganda 2, buri ruganda rurakora inzoga 4. Cyangwa se nimba turimo izo nganda ziri overloaded, tuzihaye ubushobozi bwinshi, reka dukore inganda 4, buri ruganda rukora 2. None se ntabwo zishobora kuzana inyekare nazo zigakora amakosa? Reka tuganire gatoya, wese gato. Nk'uruganda rwitwa Ingufu Gin Limited, rwakoraga nguvu, rugakora ingwe, rugakora amoko nk'atanu y'inzoga, sibyo? Bavandimwe banjye, urwo ruganda
amoko 5 y'inzoga umunsi umwe, buri munsi rusohora amaritiro n'amaritiro abarwa amatoni. ahubwo se ugira ngo rwasoraga ubwoko 5 ko nushobora kuba ari 9. Ubwoko 8 ngira ngo batari 9 aho biri hejuru aho ngaho. ubwoko urwa ruganda ufite ubushobozi bwo gukora inzoga amoko 9 ko ku munsi umwe. Urangore ngo abantu babizi ngo gukora ikintu cyitwa rikeri ngo nicyo kintu cyambere cyoroha kibaho. Kuba byoroshye se bisobanuye none se ko tutabibona i Burayi nimba byoroshye. I Burayi dusanga nimba ari vodka ni vodka. Yego. Sibyo? Izindi nzoga tubona zituruka i Burayi uraziza hano muri Afurika mu Rwanda tukabona ngo ni amave ngo ni amaki ni amawine. Uziko ziriya wine ziba ziri familiare. Bakavuga bati ugasanga ni wine yitwa Polo Creme. Batangiye bayenga ari y'umuryango, abaturanyi barayikunda bakajya baha agacupa, urusisiro rurayikunda, bigera ku murenge iwabo barayaprova ko ari inzoga iryoshye abantu bajya basangira mu birori bashyira ku meza igacuruzwa mu maresitora, sibyo? Natwe tutangira kuyimporta, ariko uzajya kure imyaka ibimaze usanga ariyo mu 1700. None umuntu arabyutse mu gitondo agiye kwiga i Kabgayi no kuri hehe mu gitondo ngagarutse ngo ari umuspecialiste mu gukora inzoga. Umuvuna muheto izo nzoga zize he? Wize mechanic automobile ariko ngo washinze uruganda rukora inzoga. Ibyo biba byize. Warize gukanika imodoka. Yego. None uri gukora irike. Wize sciences humaines. Ibyo bita ngo ni hege. Sibyo? Nibyo wize muri secondaire. Muri kaminuza wiga history. Ariko ngo niwe ngo entrepreneur wa mbere ngo ugiye gushinga uruganda ngo rw'inzoga. Hari ibintu ariko umuntu ashobora kurushinga agahakaza aba expert bakabikora mu ishoramari yashoye. Kubera nigeze kukubaza kubera iki aba agronome dufite biza agronome atari abahinzi b'ubunyamwuga. Uzi impamvu? Nuko ibyo biga bitabaho. Uvuze ngo nuko ibyo biga impamvu abagoronome tutababona aribo abahinzi b'icyitegererezo b'intangiriro, aribo ntangarugero mu bijyanye n'ubuhinzi. Nuko ibyo biga mu mashuri bitabaho kuri teri. Nuko bitabaho mu mashuri biga science, sibyo? Umuntu ari kwiga science y'ukuntu watera igishyimbo kigakura kigatanga ibishyimbo imishogwe 400, sibyo? Kugira ngo itange imishogwe 400 bari kumwigisha uburyo ifumbire igomba kujyamo itonyanga 3 ABCD, bakirengera kumbwira ko hari science Imana yaremye idahinduka. Nyamara abaturage bacu ahangaha hanze arakubwira ati nimfate amaganga nkayatemeramo urubingo nkongeramo amase ndakuramo ifumbire ikenewe mu murima, akagenda akaba umuhinzi ntangarugero wize science ipfuye bikamushobera. Ibyo bintu byitwa atazi ko ari azote n'iriya myunyu ngugu ari kugenda avanga ariko akaba bizi ko bikora kandi bigakora. Yego. N'abanga baravuga ngo yakora ngo yabyiga agakora inganda. Warize hege warize history, geography na economy, ukaba project manager gute mu biki? Hari ibintu tugomba ntago mbirwanyije, birashoboka ko umuntu yakwiga umuziki, sibyo? ariko umuziki na shimi biratandukanye. Ahubwo urakoze kuba mu rugero rwiza. Ni gute umuntu wize umuziki akora kwa muganga? Ari umuganga se? Akora kwa muganga. Ashaka gukora ari umuparano. Arabaririmbira. Ntago mvishe ejo bundi Dr. Saba avuga ko umuziki ari umuti ukomeye cyane ku bantu bihebye. Arabona bawandikiye kwa muganga. Ariko umuntu wihebye uramutse umubwiye ngo genda uririmbe yakira. Nk'ufite ga stress gucurangira akazi ke rwose hano ugahita umera neza. Sibyo ko ibyo biri kure. Ibyo twavugaga simvuze ko badafite ubushobozi bwo gushinga inganda, ariko se management y'izo nganda projection yihe, sibyo?
buriya ushobora umuhinzi umuntu agiye kugura umurima cyangwa ikibanza adafite inzu arafata reka ngure ikibanza nta n'ubushobozi mfite ariko nzacyubaka ntabwo avuga ngo ngiye kucyubaka. Birashoboka ko ushinze uruganda utarabyize yamera nk'uwo muntu uguze icyo kibanza arafata reka nshinge uruganda ariko nzarwubaka rube uruganda nyine runini rukora ibintu bizima. Erega no kuba nge ikintu kiza kuba yashoramo imari mu kuba yashinga urwo ruganda agaha akazi ababyize basanzwe babizi ntacyo bitwaye. Hanyuma amakuru mfite nuko ubwo inzego zajyaga gufata nyir'uruganda rwa Ngufu Gin niwe Kazungu arya Kazungu mwe twavuzeho ntago nzi niba ari we nyir'uruganda niba ari tekinisiye simbizi. oya niwe nyir'uruganda niwe mushoramari. Okay, bamufatanya n'abakozi be babiri babatwaye. Batwaye witwa uvanga ukora mixture batwara n'usogongera. Uzi igitangaje usogongera sababwira ko ari umurokore ari ibyo nta n'ibyazi tugira ngo se mba nabizi nge ko nsengera kwa pasitoro yaba yababeshye cyangwa atababeshye ariko iryo jambo yarivuze. unyumvire koko sibyo kandi yitwa umusogongezi bivuze ngo ibisohoka mu ruganda ntabyo azi. So rero gukora inganda ntacyo bitwaye ibintu twarabivuze ni investment nziza ariko management yazo niyo mpamvu habaho project managers. sibyo habaho project leader hakabaho project manager. abashoramari tubafate nka project leaders ariko izi nganda zabo zigomba kuba zifite project manager. managing iyo projet y'imyaka runaka y'igihe runaka. ariko birashoboka ko leta y'u Rwanda yabyoroheje bugitiwe ariko wenda bari gutangira turi mu bihe byo gutangira reka tworoshyemo ariko wenda bazakura bakora ibintu biri kuri standard. aho gukura rero barashonze baragwingiye. rero leta gufata icyemezo cyo ngo reka ibintu byagwingiye birimo kwangiza amafaranga yacu ntago amafaranga y'inganda za nganda zisora ariyo yubaka amashuri ariko hariho uruhare ashyiraho umusanzu muto y'amafaranga. ubu umuntu utumiza zino nzoga sibyo nako uruganda rukora zino nzoga amafaranga asora ahuriye he n'umuntu ufidinga station za essence mu Rwanda? oya naho bihuriye. Yes, shyira ku munzani rero tubona ntaho bihuriye. Bamwe ibigori tubanze twubaka ibintu bizima. Aha niyo mpamvu navuze ni leta ndi kumwe nayo twebwe tumere iri gukanda ikibyimba. Icyo kibyimba kiri kumeneka kikatubabaza ariko bikizakira hazasigara inkovu ariko umubiri uzasubirana ubuzima buzakomeza. Bwari inyoni imwe ngo bigeze gukubita umurizo uracika iraguruka igeze imbere itahaguma amagara naho umurizo uramera. Umurizo uzongera umere uzagaruka. Uzagaruka. Ntago ubona ko bishobora kutazanatinda ukajya ukabona nyuma y'ihagarikwa ry'izi nganda hari urundi ruhise ruza ako kanya nduvuye nko hanze cyangwa se bigahita bikorwa vuba bitatinze? Ntago mbibona. Okay, ntago mbibona kubera ko dufite izo nganda zisanzwe zikora bazifunze burundu ntacyo leta yakunguka. Ziranzo ntacyo twazikoresha. Ntizaba ibigo by'amashuri ntizaba amavuriro ntacyo zakoreshwa sibyo. Noneho leta aho ngaho yaba irimo gutema ishami ry'igiti yicariye. Igihari ngiye kubona sibyo. Yego, uribuka mvuga inti nyamara urwagwa rwagaruka ariko hagashyirwaho nka koperative ibishinzwe. Uribuka nkubwira ese ko ibindi byose byapfuye ariko bigera muri nayebu ikohereza avoka nziza? Kuki bigera muri nayebu ikohereza urusenda rwiza hanze? Kuki bigera muri nayebu tukabona utuntu tujya hanze ni twiza? Ni duke ariko ni twiza. Izindi secteur ko nta kintu tubona kijya hanze. Tuvuga kuri made in Rwanda twabonye ari ibiki bijya hanze. Bivuze iki rero? Bivuze ngo birashoboka ko tugiye kubona ubundi buryo bwo exportinga cyangwa se bwo producing ibintu dushobora no exportinga
kuri standard ariko binyuze hehe muri kwigira kwacu. Ese utekereza iki ufashe ubushobozi bwa Ingufu Gin na NBG bigakorwa mu ruganda rumwe? Ikibazo bahuza baritegeka se igihugu se ni icyaba kari cy'abanyarwanda ibyo dushaka dufite u Rwanda twifuza rega si imigabane se si shares hari ikindi bigenwa n'amategeko byakunda muhuza imbaraga ayawe naye setu hanyuma mukora ibintu binini muvane mu bw'ubutiku n'iki andi makuru mfite buriya kimwe mu byatumye leta ifata umwanzuro wo kubikuraho byose si uko biriya bituruka mu Bihinde bipfuye si uko bituruka muri Kenya bipfuye nicyo kibazo nakubazaga bwa mbere rwose nicyo ndakugusubiza si uko byose bimeze nabi nakubwiye ngo iyo urimo gukanda ikibyimba ukandira rimwe hakavaho amashyira n'amaraso bikaza izi nzoga zindi rero barimo gukuraho nyuma cyangwa se ibya nyuma ni amaraso barimo gukura bakavuga ngo hato aya maraso ataba yajemo infection twayarekeramo nayo akozongera agahinduka amashyira. Yego reka dukandire rimwe bibanze bishiriyeyo cyarimwe. byari no guteza ikibazo kumva zimwe bazikuye ku isoko hasigaye izindi nazo zishobora kwangiza ibintu munakibaza se izo bakuye ku isoko mbere zazize niba hari ikiwingu umuntu ari kubona kuri 2 cyangwa se 3 wenda reka tuvuge ko zari kuzamuka nayo akayinywa akaba nk'umuntu nyine wataye ubwenge ubundi baje gukemura iki byari gutera ikibazo y'inzoga zigomba kuko urumva yabiyo nako nyage nayo kuyinywa hari iyo nabonye Bond 7 kuyinywa nayo nuko byose nuko uretse reka nkwereke reka n'ubundi ntacyo bari bungire konyagi uzi ko yengerwa ku Ruyenzi konyagi aya makuru urayafite konyagi se yakorwaga mu Ngufu Gin yego Ingufu nayo ngaga konyagi ikazi ifite brand za konyagi ariko yengewe Nyarugenge kubwumvikana ariko bwa nyiringanda ibyo muri business birashoboka ibyo muri business birashoboka niyo mpamvu tubona Toyota RAV4 iri RAV4 ni brand y'Abahinde Toyota turayizi ko ari brand y'abaki y'Abayapani tukongera tukabona Toyota Land Cruiser ni brand y'Abongereza ariko Toyota ni y'Abayapani ibyo byo birashoboka nawe ushobora kuba ufite uruganda ukagwita ukavuga uti ngiye gukora imodoka yitwa Toyota Crema koko niyo mpamvu tubona Toyota Carina hari ibyo bumvikana na Toyota bakubwira ngo kagenda ukore ibyo no muri business birashoboka ni ibisanzwe biroroshye ariko se noneho nimba guhaye brand ugiye gukora iki n'ibyawe birapfuye ibyanjye nibyo bikore neza kubyumva icyabaye baragendaga bagafata hari icyabaye navuga ngo ni uburangare ariko bwagizwemo uruhare na ba nyiri inganda bongera bigirwamo uruhare na leta n'inzego z'ibanze habayemo ikintu cyitwa uburangare utegute hari amakuru arimo kuvuga uburyo ki hari umuntu ngo witwa ni Bertrand niba nibuka neza izina wari ufite uruganda iwe mu rugo wakoraga inzoga zo muri Ngufu Gin azikorera iwe mu rugo kandi zigasohoka zimeze nk'izo ku ruganda yego bafite imashini zo gutumiza imashini mu Buhinde ikora etikete biroroshye ibyo bintu ninde munyarwanda wari wajya kunywa inzoga se akabanza gusikana iriya QR code ninde se ubirebaho hari ubyitayeho ubwo bushobozi mu Banyarwanda bose barabufite ntabwo uretse na QR code mbabarira twitaba abantu batubwira ati ni ryari waheruka kunywa inzoga babanje kureba itariki yakoreweho erega buriya Abanyarwanda ikintu nabonye ni kimwe Abanyarwanda iyo bazi ko ikintu leta icyemera ewana bumva nta kibazo kirimo bizera ubuyobozi bwabo Abanyarwanda turayoboka baravuga bati niba RSB yaremeye igateraho igatanga S-mark Rwanda FDA kabyemera wa mugane wa muhungu ati ndinde wo kubihakana ndinde wo kutanywa icyo kintu ndinde wo kutakinywa niba leta yemeza ko kije ubuziranenge ko tari jye ubipima mu minsi yashize nafashe umwanya postinga kiwingu kuri X yanjye ndavuga iyi niyo nzoga ibereye Bunyarwanda
ariko ntabwo nari nzi ko muri Tanzania itemewe. ntabwo yemewe. Ariko si uko itemewe, nawe iremewe, ahubwo yanditseho ngo for export only. niyo gucururizwa hanze. Muri business ibyo bintu birakorwa. Ibibaho rwose. None se icyayi cy'u Rwanda gicururizwa mu Rwanda, tuvugisha ukuri. Icyayi cya Maraba iyo ni ikawa nako. Ikawa ya Maraba, yego. Ikawa ya Maraba. Iyo twumvise ngo ikawa y'u Rwanda ngiri kugura ngo amadolari 10,000 ku kilo. Ni Nyarugenge. Umunyarwanda se wayigondera ninde? Nose ntabwo wentso ngo for export. Turi kubyitiranya. Kuba wentso ngo is for export yajya hanze, ntabwo bisobanura ko mu gihugu yaciye. Icyiza kiri muri Tanzania nuko harimo competition iri naturelle idashingiye ku bugome no gushaka kwica abaturage ba Tanzania. Umuntu akona inzoga y'ubuziranenge koko akavuga ngo okay, iyi noneho tuyihe n'icyemezo cy'uko isohoka hanze. Kuki tubona Kiwingu tukabona konyagi tukabona n'izindi nizo zonyine Tanzania ikora? Oya, bagira nyinshi cyane. Nyinshi cyane. Cya gihugu ni igihugu gifite inganda nyinshi cyane. Muri Kenya ni nyinshi cyane, mu Buhinde ni nyinshi cyane. Kuki tubona ubwoko bumwe ubundi ntitubone? Sibyo? So rero icyo warumbaje ngo tugiye ngo kurakinga kuba mu gihugu kidafite kitagira inzoga, byo ntabwo mbyemera, ntabwo bishoboka. Ahubwo hagiye kubakwa system ituma inzoga zishoboka mu Rwanda. Niba umuntu yashobora kugenda agafata formula mu ruganda akayigurisha Burundi, uruganda bakamuha miliyoni 15 kugurisha formula y'uburyo inzoga ikorwa. Uyiguze miliyoni 15 agashaka imashini ya miliyoni 3 yo gukora etikete, agatumiza n'amacupa. None aba bantu birwa mu ntuza batoragura amacupa bayagurisha, bayajyana muri izo nganda, cyangwa se hari abantu bagenda bazikorera mu bikari by'iwabo tutabizi zigasohoka zimeze nk'izindi cyane. Ndakuvuga ngo twigize kujya mu karere ka Kirehe mu murenge wa Musaza, turimo kugendera agasantere twanyuzeho ntarimo kwibuka, njye nabo twari kumwe tujya kugura amazi yijimye ajya gusa n'akandi ariko kandi sinibuka izina ryayo, ndaza kubyibuka. Cyapfundiye dusangamo ibyatsi biri kureremba imbere mu mazi kandi ari sealed, afunze seal. Uzi ikintu cyabaye? Mwanyweye byabizi byo mu gishanga hepfo aho mu Kagera nibyo mwagotomeye. Ni yego. Kugura buriya umunyarwanda kugura akantu gasilinga gagashyiraho kari agashashi, wowe ushobora kubona kari agashashi kavuga ngahanga ibintu birizewe. Iyo iriya ni imashini bishyiraho, nanjye nakagura nkagaterekaho. Bera nta bitangaje birimo rwose. Nta bitangaza. Kira ntago ari ikintu kigaragaza ko icyo kintu cyuzuje ubuziranenge cyangwa kitujuje ubuziranenge. Iyo Rwanda Revenue kukubwira ngo twahombye imisoro ingana gutya, uzise ngo nuko batarishyuwe. Ahubwo umuntu aragenda akajya mu rugo nko gutyo agakora izo etikete. Gukora ka etikete ka Rwanda Revenue ni amasegonda. Uyo ni amasegonda. Abanyarwanda no kubona abanyarwanda bize barimo kwiga cyane, nta kintu mu Rwanda kidakorwa i Nyarugenge inshuti yanjye. Umuntu ukora umwuka yananirwa urupapuro, ntabwo bishoboka. Bibiliya avuga ngo mu minsi y'imperuka ubwenge buzagwira. Hari ikindi kintu minisita yavuze kijyanye n'ibindi binyobwa, noneho ibi bidasembuye byitwa amaji, nayo inkubiri yabyo igiye gutangira. Uzi ikintu kigiye kuba se? Ibyo nabyo byavuzwe rwose ko bagenda byo kubyinjiramo ibi bintu byitwa amaji. Kandi nawe wigeze kubivuga, tugasanga umuntu afite uruganda rukora ji ariko ntubone imodoka ikata ifite amatunda. Narabivuze bancijana. Bagucijana kera nigeze kujya mu kimina cy'umuryango w'ingobyi n'umwana, kwa kundi babaga banyweye bakagutuma. Ikiwacu cyangwa ku itariki 15 z'ukwezi. Yego. Ngezeyo barasakuza nyine, kwa kundi baba bavuga buri wese avuga. Nuko bahamagara umugabo, ntabwo ndibuvuga izina, batiwe kudatanga icyerekezo, ati ubushize narakivuze mu ncijana, ubu nacecetse. Igiki? Ubushize mu nama yari yabanje. Gatanze igitekerezo ngo bamucijana, ngo baravuga ngo atanze igitekerezo kitari cyo. Gipfuye. Icyo gihe yafashe umwanzuro wo kwicecekera.
muri disipurine y'uwo muryango w'ingobyi iyo wavugaga usakuje uciye undi mu ijambo bagucaga ijana bakwandikagaho ijana. So mu rwego rwo kubacishije rero nyine barabona uwo mugabo rero yavuze ati oya narabivuze mu ijana ntabwo nzongera. none nawe baguciye ijana. nanjye rero narabivuze banci ijana. umeze nk'uwaciwe ijana. Numvise rwose babivuga yuko ibi bintu bidasembuye nabyo ahubwo ngo byo birimo ibibazo byinshi kurenza marikeri. Umva bakirininge leta turi kumwe sibyo mukuremo ibi bintu urkumva ibi bintu byitwa maji ibyo ni ibibazo cyane. byo nimba n'izirike rero zabaga zirimo nako ka etanol kakica utuyoka. Izi jizo noneho ngira ngo zirimo n'amagi y'inzoka. Ariko iki gihugu gifite ji mwana wa mama. Niba ari igihugu gifite ji iki gihugu kirimo amaji menshi pe. Rero narakubwiye ubushize tuganira. N'abanyarwanda barabyumvaga. Naravuze nti ikibazo sabakora ji. Wowe urigisha umwana food processing. Nta buryo wateganyije bw'uko uwo mwana azajya gukora ibyo bintu ahantu runaka. Sibyo afite ubwo bumenyi bwo gukora ji agiye kwicara mu cyaro. Reka nguhe urugero rworoshye sibyo umwana arangije azi gukora ji y'inyange ya marakuja cyangwa se umutobe w'ibitoki akaba yakoramo akandi kaji runaka. Yarabyiza bifitiye bachelor's degree yarangije kaminuza arasohotse agiye hanze iwabo mu cyaro nta ruganda ari bubone rumuha akazi nta bikoresho ari bubone bituma akora ibyo agomba gukora ku buryo buri kuri standard. Icyakora arifashisha amabase n'indobo n'ibiduki. Nta buryo bwo gukonsavinga uwo mutobe afite. Ubwo ntawe afite arashyiramo izi ethanol. Najya muri banki kuvuga ati mwampaye inguzanyo nkiyubakira izine akaganda gatoya kari kuri standard ntumize ibikoresho ntumize ABCD. Baramubwira ngo zana ingwate. Umutungo uyu munsi wa none ikiganiro tuzakora mu buryo bwihariye umutungo wose ni w'ababyeyi. Yego. Isa mu gato narakurihiye. Ibyo bintu by'ingwate utanyambura karima kanjye byabanye ndabizi. Uri kunyumva? Yego. Banki yamwima ingwate akajya muri BDF. BDF ikamubwira ngo genda uzana aka n'akariya n'aka n'akariya umwana yabona inkweto igiye guhengama akabireka. Bivuze iki? Leta ntabwo yashyize uburyo bwo kohereza abashoramari gushora imari b'indani. Abana bacu biga muri za kaminuza bashobora gusohora ari nka promosiyo imwe mu bantu. Ibaze ko mu bantu 500 wenda basohotse muri promosiyo imwe bize food processing usanga nta n'umwe urimo washinze uruganda cyangwa ngo biteranye bakore koperative bikunde. Bivuze ngo ubwo ubumenyi burahari ariko uburyo nta buryo bwo kubukoresha. Wa muturage se azakenana ubumenyi kandi ibyo ashaka gukoresha akabona ako iyo ji gasohoka abifite mu mutwe. Nge nakubwiye ngo mama wanjye aramutse agiye kwenga ibitoki nkabona hari buvemo injerekani 2 kandi nize muri food processing ko nshobora kongeramo amatafari bikagumana ryabara rijya gusa umutuku ariko nkongeramo ibizi byinshi kugira ngo bize gusindisha ibyo bizi byinshi nkongeramo pakimaya n'ibindi bintu. Ibyo bintu mu mutwe nkaba ndabizi nkabwira mama ijerekani nuyiranguza nangaye barama 10,000 ubwo amajerekani 2 ni 20,20 yego sawa fata 5,000 ngurira ibi n'ibi ntundishize n'amatafari 8 hanyuma nkwereka ibintu dukora. Wa muto agomba kuva mu macupa amabuni 2 nkaya multiplier nkakoramo amabuni 16. Hani nagomba kuri 20,20 nkakuramo 160. Uri kubyumva? Uzi ikintu mama azakora w'umukecuru wanjye cyangwa papa wanjye cyangwa sogokuru azavuga ati mwana wawe warize koko ubu gahunda ni iyi ngiyi. Ati dukora. Gutangira kugura ibitoki noneho. Erega ni nicyo cyatumye nyine ziriya nzoga z'inkorano zituje ubuziranenge zikwirakwira hirya no hino. Nicyo rero cyanageze no muri izi ji nicyo cyageze no muri izi rikeri.
kugira ngo ibyo bintu bicike rero nakubwiye ngo leta irimo gukanda ibimaremo n'ibishiramo. Yego nyindi Patrick, reka tugaruke ku bijyanye n'ubucuruzi by'umwihariko twinjire mu bijyanye n'iterambere ry'inganda. Kugeza uyu munsi Ubushinwa nicyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere ku isi mu kwinjiza amafaranga menshi binyuze mu mikorere y'inganda. 28% y'umusaruro winjizwa n'icyo gihugu aturuka mu musaruro ukomoka ku nganda. No kuvuga ko agaciro k'inganda mu Bushinwa kageze kuri trillion enye n'ibice 36. Tugaruke mu Rwanda, abacuruzi cyangwa se abandi bantu bashaka gushora imari mu nganda, by'umwihariko bakaba bifuza gukora izi produit zishobora kuba zitangwa mu buryo buri direct ku last consumer, aho umuntu afata iyo produit ari guhita yikonsuminga bitabaye ngombwa ko binyura mu zindi nzira. Barakora gute? Ni iyihe myitwarire ikwiye kubaranga kugira ngo tubone iterambere ry'inganda mu Rwanda naryo rirushaho kuzamuka, cyane ko tumaze kubona ko ari n'ibihugu bishingiye ku iterambere ry'inganda ku rwego rw'isi? Ibintu biri mu biganza bya leta kubanza gushyiraho uburyo bwiza bwo gucunga izi nganda. Imibare duhaye yo muri China, yo mu Bushinwa, bagendanye na popularite bafite, ntekereza ko aribo baguzi ba mbere b'ibyo bakora mbere yuko bisohoka hanze. Ubundi ni abakiriya b'ibyabo ubwabo cyane, ni abakiriya b'ibyabo ubwabo, ariko babigizeho barakora izo product bakanazikonsuminga kandi nta kibazo biteza. Ariko ujya kurora asanga batari bigezeho muri 2015 nk'uko inganda zacu zatangiye na 2015. Sibyo? Wasanga nabo baranyuze mu bihe ngibi byacu. Ariko najyaga mbona umuvuduko turiho, nkabona aho bukera Ubushinwa turabufata tu. Ariko ubona umuvuduko w'inganda mu Rwanda ukuntu umeze. Abanyarwanda n'abahanga. Ahubwo babitege badashyizemo akantu ko kuvuga ngo reka. Hari umuntu birimo ari seriye. Nta muntu ashaka gukora uruganda, ashaka kubaka uruganda rwujuje ibisabwa, ariko uyu munsi akaba akomeje kugorwa n'izi nkuru ziri kujya hanze ko already niba twumvaga inganda zirenga 130 zafunzwe ubwabyo mu cyiciro cy'inganda. Nibyo twavuga, hahita haba impungenge. Niba nari mfite gahunda yo gushinga uruganda nkaba numva 130 zafunzwe mu gihe kimwe, ubwo urwo ruganda cyarushinze. Abahanga mu kudiringa barahita bashinga izindi mwana. Umunyarwanda ufite gahunda yo gushinga uruganda namubwira ngo muvandimwe wanjye nyegera ngo usinyire rwose ujye gushinga uruganda. Kubera iki? Kubera ko amakosa yakozwe ari kuyabona. Uwo muntu ntago azagwa mu mutego nk'uwabandi baguyeho. Uyu munsi wa none umuntu ukwiye gushinga uruganda, ahubwo iki nicyo gihe cyiza cyo gushaka gushinga uruganda. Ngewe mfite imari rwose, ubu nibwo navuga mumbwira ibisabwa. Ewa nibinaba ngombwa mujye muza kunkontorora buri kwezi, buri munsi cyangwa buri munsi, ariko ubu uramutse urushinze waba ari wowe wenyine, twahita dukora tugakira. Si nicyo ngicyo cyo gushaka amafaranga, ahubwo yana producing ikarite nziza. Uvuga ngo amahirwe u Rwanda rwatanze yo gushinga inganda nyinshi yapfushijwe ubusa n'abanyenganda. It's time to renew. Sibyo? Kongera ku activating a system. Nibirashoboka ko n'abanyenganda bazagaruka mu nganda zabo, ariko system izahinduka. Ari nacyo cyiza nge ndimo gushimira. Uburyo byakorwaga bizahinduka. Izi mu gihugu cy'Ubudage iyo hatangiye ko cyo bita industry revolution industrielle, Abadage bari mu bantu ba mbere bari bafite inganda nyinshi agahishya. Ariko mu ntambara ya kabiri y'isi yose, donc mu gihe cy'intambara y'isi yose, Abadage impamvu ubonaga ari igihugu gishaka kuyobora isi nuko cyari kiri ku muvuduko urenze izindi. Urumva? Mu ndege nibo bari bafite indege ya mbere, jet ya mbere y'intambara. Mu ntambara ya mbere y'isi n'iya kabiri nibo bari bafite indege ya mbere y'intambara ikomeye cyane. Muri Abanyamerika n'abandi bazanye indege za nyuma ejo bundi n'abanyuma. Abadage nibo bantu ba mbere bakoze moteri y'imodoka. Sibyo? Ku bijyanye n'inganda bari hejuru. Ariko umunsi wa none bafite uruganda rwitwa Volkswagen.
baravuga ati aho kugira ngo tugire inganda nyinshi z'amafuti reka tugire uruganda rumwe, okay, cyangwa se tugire nkeya tubrandinge rumwe ruzacuruza izisigaye, sibyo? Ariko se mu Rwanda uvuze ngo nure ruganda ugiye kugira brand y'izindi mu biribwa n'ibinyobwa wavuguruye, hari uruhari? ariko buriya ko ngira amatsiko wa mugani azuguruza na mukeba, buriya ziriya nganda zindi zimwahoze muvuga ngo zikora ibintu by'amabyeri, buriya byo bari shyashya, zira ziri shyashya cyane, ishyashya cyane kubera ko reka ngoye nk'urugero rwo kuri Bralirwa. hari ikibazo twaba twibaza tuti ese ziriya nzoga zo nta etanol ibamo? Ibamo. Byeri zibamo etanol hagati ya 3 na 6%, ariko iyo nta kibitwaye rwose. na zirerega etanol nta kitwaye. Ikibazo nakubwiye ngo ni abantu bitwikiriye mu mutaka wa etanol babangamo metanol, bashyiramo metanol. uko byumva, kugira ngo tumenye inzoga irimo ifite etanol n'irimo metanol turazikora, turabibwirwa n'iki? Turagenda tuzibapfunduza abaturage aho baziguze, aho baziranguye. Nimba bidashoboka reka zose tuzikusanya n'inganda tuzifunge mu gihe runaka, ibyo bintu tubanza tubiclearinge, twongeye tubareke bakore. Hari abaturage nabonye barimo barabaza ibibazo banibaza, sinakikwaza ko icyo kibazo utagifite, ariko wagira igitekerezo utangaho. Uriya ntabwo ushobora gupfa gushinga uruganda utaciye muri banki. Biragoye, buri uruganda ni ikintu gikomeye, ubona ibintu bisohoka ariko burya habagiye byinshi. Nk'umuntu wagiye nko muri banki akaka credit, yarangiza bikayimugendekeye bitya, uyu muntu akaba agiye kubura uko yishyura, wazabyitwara amateburiye. azitwara nk'igihugu cyasinye amasezerano y'amahoro bugacya kigateza intambara. Nkaho azitwara nk'igihugu cyasinye amasezerano y'amahoro bugacya kigashoza intambara. Ubwo byose bitabihinduka zero. Nicyo ushatse kuvuga? Azitwara nka Trump. Ni ukuvuga ngo uriyakira iyo wasinye amasezerano y'amahoro ugashoza intambara, wamaze kwiyakira uvuga uti nibankubita ubwo ntawe ntakira, sibyo? Nibankubita ntawe ntakira, ariko none nanjye ningira uwo nkubita ndaba ndimo gustandariza bya bindi nashakaga. Ni ukuvuga ngo umuturage wagujije banki akaza agashora amafaranga muri ibi bintu, yabikoze atazi neza ko ari amafuti. Ntabyo yarazi. Si amakosa ye rwose. Kugeza isaha nta kosa umunyarwanda, ngewe ku giti cyanjye nta munyarwanda ufite ikosa n'iri rimwe, kuko yaranyoye icyuma, kuko yaragicuruje. Ingaruka zibageraho ni za zindi zivuga muri Bibiliya ngo kuko ibiza n'ibizazane bitugwira twese, waba umukiranutsi cyangwa umukiranirwa, imvura igiye kugwa iratunyagirana. Yaba uzicuruza, yaba uzikora, yaba uzikonsoma, ibiza n'ibizazane byatugezeho twese. Igihombo cyageze ku bantu bose rwose. Na leta yahombye, ntawe utahombeye muri ibi bintu, sibyo? Igisigaye ni ukumenya ngo iki gihombo turakigabana duti. Ese leta iratanga nkunganire ku bacuruzi bagaragaza ko baranguye? Ese leta irarambura? Sinzi, ntabwo nzi ngo bizagenda bite, ariko hari ibishoboka. Buri muntu wese atangiye kumva uyu murongo wo muri Bibiliya uvuga ngo kuko ibiza n'ibizazane bitugeraho twese. Ibi ngibi none se ntabwo uri bubwire banki ngo barabitwara? Oya, banki ibyo wabibwira banki se? Nuvuga ngo ni ibihombo nyine abantu bagiye kwibonamo, ibyabo biratezwa cyamunara nihatagira igikorwa. Nturi bubwire leta ngo musubiza yanjye, nturi bubwire uruganda ngo musubiza yanjye. Twese turi mu cyeragati. Ikintu nabonye kitanshimishije ngiye ku giti cyanjye ni ubutumwa minisitiri w'urubyiruko yashyize ku rukuta rwe rwa X. Rimwe na rimwe simbizi, ariko ntabwo ibintu byose banyakubahwa abayobozi ari amakosa y'abaturage. Ntabwo ari amakosa y'abaturage. Nese umuturage niwe washinze uruganda. Kuba minisitiri yatinyutse akavuga ngo abaturage ngo bagomba ngo gushishoza ngo ibyo bagura. None se nyakubahwa imyenda wambaye, turi kuvuga ibindi wambaye, ufite ubushobozi bwo gushishoza nimba yaturutse mu Butaliyani cyangwa muri Kenya? Wowe ubwirwa n'iki se ko guta yambaye barayambuye uwapfuye?
yego ukaba uyambaye ariko uwari uyambaye mu minsi yashize yaritabye Imana bakamukora muri iyo shati akaba ariyo wambaye. ibi bintu Kuba utazi niyo bikorerwa bajye bagerageza ni ibyatugwiriye twese mu gihugu ni kandi byari bikwiye n'impamvu nakubwiye nti njye na leta tubanye neza muri ino minsi rwose turi kubana neza ako kantu kararyoshye kumva ko bari gukora inshingano zo kurengera umuturage naho umuturage wese ari ariko nanone iyi ni impamvu yo gukina ku mubyimba abantu bifitiye ibibazo. Yego abantu bafite agahinda abantu bafushije ababo kandi bafushije ababo ku bintu bikorerwa mu Rwanda nta rwego na rumwe rutazi ko icyo kintu gikorwa. None se ko warangiza ngo umuturage ashishoza iki iryo jambo se ko ritavuzwe mbere iyi nkubiri itaraza ubwo kubwira abantu ikintu byageze ku munota wa nyuma n'ubundi mwanzuro gahunda yo gukemura ikibazo yatangiye. Ibi biraza kumera bimeze nka wa mwamikazi Antoinette bababwiye mu France babwiye bati abaturage barashonje babuze umugati akabwira ngo mubabwire barye pizza. Uri kuvuga muri bya Revolution Française? Yego. Ukabwira umuntu yakubwiye ngo nabuze umugati wo kurya kugira ngo nese ni umugati mwawubuze mwariye pizza. Abana b'abakire nibo bajya bakora ibyo bintu ngo ndumva ngo ntashaka ngo pizza. Ukumva arambwiye ngo ngaho ubwo n'ibyo ngo se ngo na baga yakunaniye. Ndamumiwe so n'ibindi rero gukina ku mubyimba abaturage bacu barabinyoye barabikonsomye batanze amafaranga bavanye mu bishyimbo byabo mu ntoki zabo hari ababicuruje wa mugani wawe bafashe inguzanyo bagurishije uturima. Oya hari n'ababinyoye byateye imyijima kandi atari bo ba nyir'uruganda ibintu byakozwe batabizi babinywa bazi ko ari ibintu byuje ubuziranenge ubu uyu munsi bararwaye nta ruhare bigeze babigira mu gukora ibyo bintu uwo muntu amukina ku mubyimba ngo bigende bite. Imvugo ikenewe zisaha abayobozi batwumva baturage duhumurizanye tugati ni ijambo ryitwa pole nihangana ahubwo tugirire icyizere leta yacu ko igiye kugira igihindura bizatuma ubuzima bwacu bwongera kugenda neza. Ariko hari n'ibibazo iyi gahunda hari ibibazo byinshi isize bagerageza gushaka nuko bimwe na bimwe byabonerwa ibisubizo abaturage nibakomeze kubirenganiramo. Turi 2026 Clement 2028 izarangira u Rwanda rutekanye ku kigendanye n'icyo kunywa yaba ji yaba ibisembuye n'ibidasembuye ntabwo ndi umupfumu ariko tuzadutekanye kubera ko ego ariko Patrick hari ikintu kizaba kitaryoshye mu gihe umuntu yaranguye akaba afite sitoke ibyo yaranguye si nyir'uruganda ngo amenye niba byuje bizanye bitabyuje iyo stock bikaba bitwaye nyine ngo nibigende ko bitamara abanyarwanda kandi koko nibyo ariko umuntu mu mamiliyoni yashoye hatari gahunda yo kugaruzwa ari amafaranga atari we nyir'uruganda ariko arayagaruzwa kubera iki atayagaruzwa se amafaranga yavunikiye kubera iki se yazira ibyo abanyir'uruganda na leta yashoye uretse n'ibyo none se keretse umuntu yamwihorera mu gihe ari umufatanya bikorwa wa nyir'uruganda aho bahuriye reka tubyoroshye muri urwo rugendo yakoze acuruza ibyo byangizaga abanyarwanda hari inyungu yabonye hari wagiye kumubaza kuri iyo nyungu yabonye ngo amuheho yego nta wagiye kumubaza yego iyo nyungu reka tuwe ko yayibonye nayikoreshe rero mu gihe mu kibazo muri business ibintu nitubizana n'amarangamutima y'umuntu ku giti cye na nyir'uruganda arawe yakubwira ati nanjye narashoye ino saba ntiyashoye ahubwo yarashoye ashobora gura uburozi ahubwo ariko yarashoye agura uburozi no waburangura abanyarwanda yaranguye ubundi ariko nyir'uruganda ibyo yakoze yarabizi ariko waranguye ntabyo yarazi uretse gato umuntu ni umufatanyacyaha nituvuga ngo yazanye ngo nyir'uruganda yazanye uburozi mu gihugu uhita uvuga ko hari n'abamufashije kubucuruza ahubwo ndumva bishobora guhindura isura bikabyara ikindi kintu gikomeye. Ibi bintu ni ibintu reka turebe ubuzima bw'abaturage abahari twere kureba ngo kana araho nanjye navuga ngo bibiri byanjye naguraga kiwingu murabinsubiza ukajya kuyagaruza nanjye najya kuyasaba. Yego ukivuga ku buzima bw'abaturage kugeza uyu munsi ikigereranyo cy'icyizere cyo kubaho ku munyarwanda kigeze hagati y'imyaka 69 n'imyaka 70 kivuye ku myaka 51 mu mwaka wa 2002 ndetse no ku myaka 50 mu mwaka w'ibihumbi 2000 birumvikana ko iki kigero cyarazamutse cyane aho umunyarwanda ashobora kubaho hagati y'imyaka 69 n'imyaka 70. Twakomeza nta kibazo.
ibyo byose bishingiye kuri gahunda nziza leta y'u Rwanda igenda ikora, ariko hazamo kurangara kuri ibi bintu iyi myaka ari kuzagabanuka tu. erega ntabwo ari ibingibi byonyine, ni byinshi twaze tubibwe ejo mu burezi ni uko, nitujya mu buzima ni uko, nitujya muri transport uzasanga ari uko, gusa twishimire ko hari ibyakozwe. Uyu munsi wa none uhereye turebye aho u Rwanda rwaturutse muri 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kugeza muri uyu mwaka hashiye imyaka 32, ntabwo imyaka 32 dushobora kuba igihugu nka Singapore cyangwa Ubushinwa cyangwa Ubudage cyangwa Ubuhinde, sibyo? hari icyo bidusaba. Buriya umwana iyo avutse arakambakamba, urumva, agatera udutambwe agakubita akabuno hasi akongera akeguka tukagenda, kugeza igihe azagira imyaka 7 aguruka, mama wafata akanyafunga mukoze ku kabuno, umwana akarenga umusozi, akaba yanyarutse, akaba yakarenze, sibyo? Natwe naho turimo kwerekera. Twarutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, twaruhinja rusa n'uruvutse, sibyo? Tugenda twubaka, turubaka. Buriya nta kintu cya mbere kibaho kigora nko kubaka institution zigize igihugu, inzego z'igihugu, ukamenya ngo muri Minedike kugira ngo bigende neza ese wakongeramo ka heke, bakasitaragoringa bakabona na nesi irakenewe. Ayo yose nta mafaranga bajyamo kuko biriya bigo bifite abakozi. Yego, dufite ikigo, twari dufite ibigo nka dufite minisiteri y'ibidukikije, ariko uyu munsi ifite rema iyikorera mu ngata yifasha. Ni ukubaka igihugu bushyashya. Iyo tuvuga kubaka igihugu rero hari igihe ushobora gutekereza ngo ni ukubaka amazu, ni ukubaka imihanda, ni ukubaka, oya, banza wubake inzego, nizimara gukomera izo nzego zizatanga umusaruro wari ukenewe. urakoze cyane. Twubatse rero urwego rwitwa minikofine, twubaka urwego rwitwa FDA, twubaka urwego rwitwa RSB, twubaka inzego, ariko igihe cyo guhuza ngo zitange umusaruro, ibyo twazitumye gukora ntago babikoze 100%. Insinga zikozanyaho, umuriro uraka, bizana sirikuwi, bizana sirikwi. Ubu cyo tugiye gukora ni iki? Muri za nzego twubatse twongere dukore iyi installation kugira ngo zitaza kongera gukozanyaho insinga. Yego. Murimo kubyumva? Urakoze cyane Patrick, ku bitekerezo byiza kandi. Hanyuma hari indi ngingo shaka ko dukomozaho tugana ku musozo, tubone kukurekura ujye mu bindi, natwe tube tugiye mu bindi. Hari imurikagurisha. Yego, hari imurikagurisha riri gutegurwa hano mu ntara y'Iburasirazuba, rizabera i Kayonza. Hari amakuru waba urifiteho ngo tuyasangize abanyarwanda? Amakuru ndifiteho nawe urayafite, bibabwire. Izi mpamvu ze ntashaka kubabwira, njye nimbabwira urancika, njye nagira ngo banze ubabwire duheraho. Ndakomeza ndabihuza na bya bindi twari turimo tuvuga. Yego, leta yacu yararebye iravuga ngo hari ibyo twebwe dukora nka leta, ariko n'ibyo abafatanyabikorwa ba leta. Abafatanyabikorwa ba leta ba mbere ni abanyarwanda bikorera. Ishyiraho urugaga rw'abikorera. Yego, ariko mu gusuzuma ibyo bakora ni iryari, tuzisuzumira mu imurikagurisha. Imurikagurisha ririmo gutegurwa rero, harabura iminsi mike, by the way. Ntekereza ko abazajya kumurika ubu ngubu bamaze kwiyandikisha, urutonde wenda rushobora kuba rwaratangiye gukorwa. Bizabera i Kayonza kuva ku itariki ya 19 kugera ku itariki 6. Tariki 19 kugera tariki 6, ubwo ni 19 z'ukwezi kwa munani kugera tariki 6 z'ukwezi kwa 9, imurikagurisha i Kayonza ahantu yitwa Imukarange. Ubutumwa mfite rero nshaka gutanga, ndibanda cyane ku rubyiruko. Muri vacances ni igihe cyiza cyo kuruhuka. Yego, ni igihe cyiza cyo kuruhuka, ukaruhuka. Kera muribuka hari inkuru mu cya gitabo, umwana ngo wabaye wa mbere bakamuha kujya gusura Kigali,
gusura nyirasenge i Kigali. I Kigali akabone ngo yabonye ibintu by'amataje. Ngo nabonye ngo amataje ngarimo ngo amahoteli ugize ngo amateri. Urakibutse. Ubu ngubu rero urubyiruko rwacu ntabwo tukibona ukuntu tujya kwa banyogokuru, kwa bamasenge, kwa bandi. Ubu nyogokuru hari, nyogosenge hari, anko wawe mu cyumba iki ni expo. Ni expo rwose. Ni expo izamara iminsi 20 n'indi. Beta ko byaba byiza rubyiruko rwiga amashuri aho kugira ngo vacances irangire yarakuborinze ngwino muri expo. Bizabafasha iki, bizabarinda iki cyane cyane urwo rubyiruko? Harimo icyiciro cy'imyidagaduro, mu rubyiruko harimo icyiciro cy'imyidagaduro, tuzabona abahanzi, hazaba harimo abahanzi bakomeye, amatorero abyina danse moderne, shows zaba ziryoshye, sibyo? Hazaba harimo uburyo bwo kweditaininga abantu. Nanone kandi wenda harimo nk'abana bafite impano itangazamakuru cyangwa se abana bafite impano y'umuziki, abahanzi. Twebwe nka Voice FM ko tuzaba turimo turafatanya ibikorwa. Yego. Abo bana nabo tuzajya tubaha umwanya, tuvuga ngo wenda waturutse Mukarange, waturutse Ndego, muze na muduhe show, sibyo? Yego. So gucikwa muri expo rero ku muntu w'urubyiruko ndatekereza ko azaba hombye ikintu kinini cyo kujyana za story dusubirana ku ishuri zizagabanuka. Igihe cyiza rero ko creating memories, ibintu tuzajya tubwira dusangiza abandi bana twigana. Ibyo rero bikagendana n'abamurika. Abamurika mufite ibyo mumurika kandi mwakoze, leta irabashyigikiye, sibyo? Mwebwe mufite amahirwe ibyo bintu ntabwo birimo etanol. Nta metanol iri muri expo rwose, abantu bazajya muri expo. Ni mubizane muri expo. Tubimenyekanishe, tubikundisha abantu, kuko wasanga wowe ufite ukuntu wenda ufite akantu ukora ariko utekereza nk'umuntu ukora inkweto, bikaba bizwi muri mu isibo gusa, bikabizwa hakorera. Ariko kandi icyo gikapu muri abo bana turimo kuvuga abanyeshuri bazaza kumurika harimo wakigura akazakijyana ku ishuri, sibyo? Ibyo bintu byose rero nibyo abantu bakwiriye kwisanga muri expo. Ni amahirwe, buri expo ni amahirwe, niyo mpamvu yitwa ngo ni imurika gurisha. Ni ukugaragaza ibyo ukora ariko ukanacuruza, sibyo? Cyangwa se wagaragarijwe ibihari ngaho gura. Ni amahirwe ahari mu ntara. Ndatekereza ko wenda mu minsi iri imbere ababishinzwe kubitegura turatangira kubakira kuri radio. Yego. Batubwira uburyo biteguyemo, uburyo biryoshyemo, abafatanyabikorwa ni bande, bazamurika ni bande. Ariko nanibutsa abazamurika, nyamuneka uburyo bwonyine buhari bwo kumenyekanisha ibikorwa byawe ni Voice FM. Uko ni ukuri, nibwo buryo bwonyine buhari. Muzaze dukorane rero, dufashe urwo rubyiruko kwidagadura, dufashe abana batoya. Ariko mutwe dufite ikiganiro cyitwa Ijwi ry'Umwana. Ikiganiro Ijwi ry'Umwana aho ngo muri expo kizanahakorerwa, abana bazidagadura ariko bazazane n'abana, abana bazahabwa umwanya no kuri radio baganire. Ababyeyi bazazane n'abana, sibyo? Ikiganiro Ijwi ry'Umwana tuganire n'abana, twishimane n'abana batoya rwose kubera imyaka 12 gusubiza hasi. Nababa baravuga ngo papa. Voilà. Nakakandi kavuga ngo cyatatu ni gike. Nawe azabari. Bonye gusuzuma umukobwa witwa Agina vraiment. So rero nicyo navuga kuri expo, ni ibintu byiza birimo gutegurwa neza. Wibanze ku rubyiruko cyane, uzi ko abantu bashaka kugira ngo zabare expo y'urubyiruko gusa. Impamvu narwibanzeho, rega buri abana bacu bagira igihe gitoya cyo kuryoherwa n'ubuzima, ikindi gihe baba bari mu masomo. Kandi ubushakashatsi bw'u Rwanda mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire bibutse kutugaragariza ko 65% ari urubyiruko. Nimba nibuka neza ni 70 gutya, sinibuka neza mwandebera, ariko abenshi muri bo ni urubyiruko rutarageza imyaka, ruri munsi y'imyaka 18. Nibo benshi. So beta ko twabaho umwanya tukisanzura, tukisanga ufite impano. Ndabizi kuduse arabuzakira mu biganiro bitandukanye, mugasangira mikoro, bizaba biryoshye rwose. Abajene rwose we bari tayari, ariko abambere bo natangiye kumva biteguye, ahubwo abataramenya amakuru bari kuyamenya aka kanya rwose tubabwire ko iri atariki batakwiye kubura.
Voice FM izaba iri live rwagati expo yose izatangira indi irangira. Abanyamakuru ba Voice FM bose muzabasha kubabona, muzabasha kuganira nabo, muzabasha kwifotozanya nabo, muzabasha kugirana ibihe bikomeye nabo rwose. Ni show. Bizaba ari byiza cyane muri expo, abantu ntibazahabure. Abamurika bazazamurika ibyo bakora bimenyekane, namwe mushaka kwigurira no kuza mukigurira rwose. Kandi burya muri expo burya ibiciro biba biri no hasi, burya hari umuntu ahenda bitewe nuko abakiriya ari bake. Ariko tutararenga aho ngaho ko wenda ko kunywa mbona kamerewe nabi Kerema, uzanguriramo iki? Ese cyo nayo kuzakugurira ko baraye bagikuye ku isoko. Erega na brushette z'inka ntazo wabona. Azagura brushette ya dendo. Ariko tubenze ngira ngo turemere. Utubenze turemere, tuzaba turi hejuru cyane. Ni nkoko n'amafi bizaba bihari nuko. Murakoze rero, muza kugira umunsi mwiza. Ngewe reka mbasize mukomeze muganiriza abanyarwanda. Urakoze cyane rwose, utanze icyo bita ekererisi soma. Murakoze cyane. Urugendo rwiza. Kanyara yarakomojeho. Tugiye no kwakira abantu ariko ku murongo wa telefone. Ese urubyiruko mu Rwanda ruragana gute? Mu Rwanda urubyiruko abari hagati y'imyaka 16 na 30 cyangwa se kugeza kuri 35 rugize umubare munini cyane w'abaturage, nk'uko ibarura ry'abaturage ryabigaragaje, akaba ari 65 n'ibice 3%. Hagati ya 18 na 35. Ukuvuga ngo abari hagati y'imyaka 16 hagati ya 16 na 30 bo barangana na miliyoni 3 n'ibice 6, ubwo ariko ubu zarazamutse bitewe n'igihe ibarura riheruka gukorwa. Ubu no kuvuga ngo bari hagati ya 45 na 46. Ubwo urumva ko urubyiruko ruriganje cyane. Cyane cyane noneho abenshi bakaba bari muri iki kigero cy'imyaka 16 n'imyaka 30. Reka burya ngo twaje umwami, harya inkono y'itabi y'umwami bayita inkono y'itabi we, cyangwa bigira irindi zina. Inkono y'itabi y'umwami n'ubundi bayita inkono y'itabi bisanzwe. Nigeze ndimo se nkubashije y'umwami n'iz'undi uri umwami. Byaterwa naho uvuga. Hari ahantu uri umwami. Mu bwami bwanjye ndi. Ubwami bwose ko numva bwasenyutse, ko ubwami bwo kuri kontwari buri kwiminuza Kiwingu. Hariya ka Kiwingu karagiye, ariko turanywa amazi. Ariko se bitwaye iki? Nk'uyu amazi mu gitondo byane byo kuvanga ibikoma. Ibikoma masimbuza amazi murebe ko mutaragira ubuzima bwiza. Ariko n'abakinywa nabo tugiterekemo nta kibitwaye. Hari nari ndi kubaza ngo inkono y'umwami bayita ngo iki? Inkono y'umwami bayita Nyabirasi. Urumva? None ubwo nari kukubeshya. Ntago wambeshya. Amaze ndaceceka. Yitwa Nyabirasi. Ariko ubutaha uzongera ukimbaza. Ubutaha uzongera ukimbaza rwose. Inkono y'umwami yitwa Nyabirasi. Aho ni sawa cyane. Ubwo naye nkubwiye nyine rero ngo utwaye inkono y'umwami ngo atwara indi ku ruhande, akandi gakono ku ruhande ke. Utwaye Nyabirasi abafite ubwo iyo kari ku ruhande bakita akike ari ku ruhande bakita gakeregeshwa. Abafite agakeregeshwa. Nuko rwose aho ngaho ho ndimo. Hari ugafite se? Nagira ngo uri muri Patrick namubarije rimwe kugira ngo agendere rimwe. Kora square. Square. Uzi se? Ahubwo iyi Nyabirasi ntabwo ari inkono y'itabi. Ahubwo ni inkono bamuteye yatekerwagamo ibiryo by'umwami. Turashaka inkono y'itabi. Inkono y'itabi bayitaga ikirere cyangwa se bakayita umwungo. Umwungo cyangwa se ikirere niko inkono y'itabi bayitaga.
nibyo ubwo mukanya bihuje ubwo rero nujya ubwo Nyabirasi n'inkono bamutekeragamo ibiryo ariko ikirere cyangwa se umwungo ni inkono y'itabi nyine yakoresha wowe nuramuga utwaye umwungo cyangwa utwaye ikirere ugomba kuba ufite ku ruhande akantu kitwa gakeregeshwa nagira ngo nkwibarize twavuze kuri bino kuri icibwa ry'izi nzoga z'amarikeri zivuye mu bihugu duturanye n'ibyakure numvise n'ubuhinde burimo izo mu Rwanda zo ndumva uko biri kose zo zimaze gusa nkaho zikorwaho urabona nkawe Patrick atubwiye uko yabibonaga wehurare ukabona bigiye gusiga u Rwanda rumeze rute nyuma hano rugiye gusiga u Rwanda rufite abanyarwanda bazira etanoro nyinshi ituruka muri izi nzoga z'inkorano abanyarwanda badashobora guhura na metanoro ushobora kubica bahuhuye yego igiye gusiga abanyarwanda batarongera kujya mu byuma ngo kubera ko bakeneye kwatinga cyangwa se kwitwara kugaragaza ya mico yabo itari myiza hari benshi byari byaramaze kwangiriza ubuzima bugiye kongera bube bwiza cyane ahubwo icyo nasaba no ko insengero zimwe na zimwe zakongera hakarebwa uburyo zafungurwa ko ubu nitunywa amazi tukanywa agakoma tukanywa amata hari kuboneka tuzaba dukeneye guhimbaza Imana dukeneye gusenga rwose hari ubwo aho ni muri sosiyete ni nacyo cyifuzwa cyane muri sosiyete hanyuma ku bijyanye n'inganda by'umwihariko inganda ziproducinga ndavuga izi produit zite zikoreshwa ako kanya kubura nk'aya marikeri aho byari bigoreye hari ukuntu ujya kugura ikintu muri boutique bikaba ngombwa ko ugera muri ukamanza ukagiteka wenda za microbe zari zirimo zigapfa ariko nk'ibi byo uragenda ukakigura ugahita ukubita ku muntu none wumva izindi ngaruka kigira ushaka guhura na Paul Kerema urabona ko ngira iminwa myiza bajya babivuga abantu cyane abantu hose ariko ngiye byarangoye kubyakira kugira gute byiki byarangoye pe kugira gute kukubona gutyo iryo ni babita isari babita wa contre 6 nyine ntago muzabura isari urumva none twatandukana ukwezi kumwe twazongera guhura nyuma y'ukwezi wankubita amaso ugasanga iminwa yarahiye yaratukuye yarabaye nk'indubaruba urazizi indubaruba n'indabo z'umuko bazita indubaruba urumva ugasanga iminwa yabaye nk'indubaruba arizo ndabo z'umuko ukibaza Kerema wagiraga iminwa myiza iyi minwa itukuye ite biriya byuma biriya ari amacupa ya biriya byuma ni ikintu cya mbere na mbere gitukuza iminwa abantu benshi ubona iminwa yaragiye ishya ntabwo ihishwa na rikeri irimo imbere ahubwo guhora ukoza ririya cupa ku munwa ukanarikozaho rifite ririho bya binyabutabire bitwika umunwa nyine ugasanga umunwa waratukuye ubu abantu bagiye kugira iminwa myiza birumvikana ko ku bijyanye n'inganda hakwiye kubaho kuvugurura nyine tugatangira urugendo rushyira ariko nanone urumva habaye igihombo mu bijyanye n'inganda niba 2015 tuvuga ngo nibwo inganda zo mu Rwanda zari zitangiye hatangiye kurebwa uburyo inganda zacu zishobora kuba zatera imbere zigatangira gukora produit abanyarwanda bashobora gukonsuminga uyu munsi tukaba twatangiye kubona zimwe muri izo produit hashize imyaka 10 hashize 10 katore 11 uyu munsi izo produit tukaba turi kubona arizo ziri guteza ikibazo bivuze ngo za nganda twatangiye na 15 rwa rugendo twatangiye tugiye kongera kurutangira 2026 bivuze iki twasubiye inyuma twisubire muri bwa buzima twiberagamo cyagiye ariko kiriya gihe nibura abantu banywaga ibyuma ariko binyweraga ikigage n'urwaho yego ubu nabyo nta kabari kabyo gahari ndavuga mu cyiciro cy'ubuzima apana abantu mu cyiciro cy'iterambere ry'inganda ko inganda twamaze gusanga nyine hari aho zikoreshwa nk'iturufu mu gihugu inganda zenga ariya marikeri ntabwo u Rwanda ufite inganda nyinshi erega buriya ni hara niho byahereye wabivuze neza mu kanya gato ataya marikeri navaho n'ahandi haragerwaho mwitegura n'ahandi kuko ntekereza ko
abantu bakora izi produit abantu bahita bakoresha mu buryo buri direct. Hari ikindi minisitiri hari ikindi minisitiri bose bagomba kugerwaho. Hari ikindi minisitiri yavuze ku mugoroba avuga nyine yuko nibi bintu bijyanye n'amaji nabyo bigiye kugerwaho, agera no ku kintu cyitwa amavuta. Atugasanga umuntu yisiza amavuta n'abandi yagira ngo usiga bino bintu ngo uruhu rumera neza ngo produit runaka, ibyo byose bigiye gukontororwa, yabivuze minisitiri cyane. bavuga bati ibi bintu uri guha abantu byujuje umva nkubwiye nkurikije urugendo twakoze kuva ku rwagwa gakondo, ubu tukaba tugeze kuri Kiwingu na Bond 7. Urabona ko urugendo ruracyakomeje, ntabwo ruri buze kurangira. Muri domene zose igenzura ry'ubuziranenge ryatangiye. Yego, uyu mweyo urimo gukubura rero uracyakomeje, ntabwo uri buze kurangira. Noneho hari ikindi kintu umuntu ashaka kwibaza. Ukeneye ko ya myaka 70 hari ikibazo nanjye kukubaza. Umunyarwanda yigeza. Hari ikibazo nanjye kukubaza kivuga ngo ariko se buriya ngo ntabazikinga mu kiza bakajya batwengera muri quartier. Umva igisubizo minisitiri yatanze. Minisitiri cyane namuhoranye afande. Ubwo uko biri kose bacyumvise yavuze ngo nta etanoru igomba kongera kwinjira mu gihugu, ubwizinjira ndikoreshwa mu buvuzi ibe yakamandinzwe na gahunda z'ubuzima na minisante. Okay, noneho aravuga ngo nta etanoru nta metanoru bihari. Abo bantu bakoraga rikeri bakoresheje ibyo binyabutabire ntabyo bazabona. Niba tabibona iyo rikeri ntabwo izigera iba. Bivuze gukora rikeri ntabwo bizigera biba. Aravuga ngo uzagerageza no kujya kuyizana hanze n'ubundi inzego zigamije ziri maso. Ariko abanyarwanda none ari ikindi cyavuzwe. Bano bantu bari Iwawa bakunda kujya Iwawa ngo ibiyobyabwenge byarabananiye bakajya ku ntagaruko babikunda. Hanyuma yavuze ngo ahubwo nabajyanwe Iwawa kubera imyitwarire yabo mibi. Imyitwarire yavuze ngo abenshi ngo bagendaga hariya ngo bakavuga bakibanda kuvuga ngo ni ibijyanye n'ibi biyobyabwenge bindi banywa by'amatabi n'ibindi bitandukanye. Ukoze hasi unyibutse ibuye. Ku itabi ahanditseho ko ryica ritera kanseri ari ribi. Kuki bahagarika ibiyoga itabi rigakomeza rikaguma ku isoko? Mumfashe gusobanukirwa ababyeyi. Ariko icyo kibazo umuntu yakibajije bamubwiye ngo ikira. Yakibajije? Ntabwo ndi kubyibuka neza, reka ne kubikotinga nawe. Ariko hari igisubizo yahawe ko biri kose ejo uzakimbaza. Noneho kiratanga umucyo se kiri muri inzira. Umucyo no uvuga ngo ihitiremo. Hari inzira ebyiri nka za zindi za Yezu. None se ihitiremo. Noneho ngo bakagira gucya ugasanga urwo rubyiruko cyangwa abantu bari Iwawa bose barafata yuko icyabajyanye cyatumye bibona hariya ari ikibazo cy'ibiyobyabwenge bindi. Kumbi harimo ikibazo cy'ibiyobyabwenge, ku ruhande hakabamo n'ikibazo cy'ibi byuma byavangwagamo. Ngo izi nzoga z'amarikeri nazo zifite uruhare zari zifite uruhare mu kwangiza urubyiruko n'abantu bibona hariya. Ariko bagera hariya bakibanda cyane ku bijyanye n'ibiyobyabwenge, bakirengagiza ko aya marikeri nayo hari ibintu yagiye ahindura mu mitekerereze. Ariko nyirangwa nabikomojeho muzasanga ibyuma byose twarabiciye. Buriya bari kumva aho bari hariya bari kumva ari nk'inkuru, ariko nabo baba bakurikirana amakuru. Aya makuru baba bayafite cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo gahunda ni iyo ngiyo, gahunda ni zero gin, ni bye gin. Hanyuma abafite inganda mwite cyane ku kwirinda ibishobora kwangiza ubuzima bw'umuturage, kuko Leta y'u Rwanda nta tolerance namba ifite. Mu gihe cyose yasanga uruganda rwawe rushobora kuba rurimo ibishobora kwangiza, ariko rurimo ibishobora kwangiza, watorera gute abanyarwanda bari gupfa? Ntabwo bishoboka. Ariko buriya nta bantu uzi hari abasore b'intarumikwa batangiye kwitwa bakazehe bitewe n'ibyuma. Benshi abantu banyweye amarikeri basigaye bareba basa nk'abari kuhengereza, abandi baragenda bakandagiye basa nk'abari gutonekara, abandi babyimbye amano yabaye nka tangawizi.
abandi baratukuye abandi babyibye inda ukabona ariko bashinyagurira kwibona ngo wazanye nyakubahwa wane nyakubahwa imyijima yarabyimbye yarababyimbye mu bitera ingaruka zibi biyobyabwenge rero nta kosa ryabaye nta gikuba cyacitse ahubwo turashima ubushishozi bwa leta y'u Rwanda yahagurukiye kurangiza burundu iki kibazo cy'izi nzoga tutabashije guterura reka nkubwire impamvu tutabashije kuziterura abanyarwanda bakunda kunywa ariko buri abanyarwanda ntago bakunda kurya umunyarwanda ushonje umuhereje icupa rya byeri ukamuhereza n'isahane y'imvangi hari ubushakashatsi buhari ngo tubwire fereho ndagira ngo ari wowe ahubwo nkoraho ubushakashatsi nakubaze noneho ya mu gitondo ndanywa ya mu gitondo ndanywa kudu aho watembereye yerekane ko restaurant n'utubari aho watembe muri kintu cyitwa restaurant n'utubari no hafi aho kenshi na kenshi usanga n'utubari tuba dufitemo ba mucoma bafite ibintu by'ibirayi ibitoki n'ibiki umuntu ufite amafaranga aguze icupa ashobora kuyacamo kabiri ati rero reka icupa nryihorere wenda nje ntahe si bake ariko nanone ntago wajya kunywa icupa ushonje abenshi banywa batariye uzi ikindi kintu ugiye kubona mu minsi kubajenjega kubera ko namahitamo yabo mu minsi mike ariko burya kunywa utariye none no kwihimukira mu minsi mike ugiye kubona abantu bibisoreshaho mu minsi mike abantu bagiye kuba ibisoro ugiye guhura n'umuntu usanga arabayigayi biriya byuma birananura rikeri zituma umuntu ananuka umunsi zaba zitagihari rero abantu barazagira ubuzima bwiza umva ikindi kintu atekereza n'inama ni nka recommendation natanga nibaramuka bongeye kuzana inganda z'amarikeri uranyumva rikeri zagura make bazayishyire kuri 5 igura make bayikubita kuri 5 noneho kugira ngo buri wese atayibonamo abantu bakora ibikorwa bigamije gutuma tubaho abenshi n'abantu badafite amikoro maremare kandi umva etanoro kuyinjiza mu Rwanda byahagaze bazoje ndavuga uko biri kose ntago bizahama bityo bazagera igihe wenda sivubaha ariko umunsi bongeye kuva ngo rikeri ziragarutse bazakora marikeri bavuge ngo rikeri ya make iragura 5 noneho zimwe bake zibe zihari ariko zige zinywa bake n'uyinyweye ntarenze kamwe none ubu wagenda gukabona karikeri k'amafaranga atageze no ku 1000 wifitiye 5 ukanywa 5 ugataha wandika 8 cyangwa 0 8 na 0 ku muragenda kora 0 ntava hwari hari ahantu hakimanitse ibyapa byamamaza izi nzoga mu mijyi itandukanye ntibabikuyeho oya harahari abantu rwose batarabimanura bagire vuba kuko nabyo bashobora kubihanirwa abantu bafite inyubako ziriho ibyapa bigaragaza ubwoko bw'inzoga twagiye tuvuga muri iki kiganiro zamaze gukorwa ku isoko zaciwe mu bantu hari n'abagiye batanga uburenganzira bagaha banyiriza company bagashushanya izo nzoga ku nzu zabo bashaka amarangi bahanagure bashaka amarangi rwose bahanagure kuko mu gihe cyose batabikoze mbere bakazagerwaho n'inzego zibishinzwe bashobora kuzabihanirwa ntabwo ari bashobora bazabihanirwa tunabwira abantu b'abanyarwanda izi nganda zo aya marikeri yo mu Rwanda yakuwe ku isoko ko iminsi yo kuyakura ku isoko yarangiye iminsi 3 yatanzwe ni yararangiye niba rero iminsi 3 yatanzwe yararangiye mw'abantu mwe niba arahandi hano bikiri ubaye inyangamugayo iminsi yararangiye bibincaho dore nanjye ndabifita cyangwa agatunga gatoki kwa nakabira hari byaba byiza gukura uburuzi mu baturage nutabikora gutyo ugafatwa urahanwa ko wewe tuzana n'ibihano we none siko bimeze niko bimeze Amerika kere iyi minota dusigaranye tunaganira n'abakunzi ba Voice FM baduteza amatwi batubwire rwose mwakiriye mute kuba noneho n'izindi rikeri nuzatumizwaga hanze y'u Rwanda zirimo za Exo basibura Exo ni rikeri Exo nta nugo ndayinywa ka Exo ni sawa cyane kari sawa cyane ntago ndayinywa rwo ntago ndayinywa kari imbere cyane ubwo ndacyayinyoye
kandi ntayihari boye ku isoko yavuyeyo. Yose muri ko nazinywaga kera uko ninywera igikoma. Ninywera igikoma ngewe. Harimo Bond 7, Konyage, Kiwingu. Izo zose zamazina zo kurwa ku isoko. Babiri cyangwa batatu tunagana ku musozo ku murongo wa telefone. Nibaze twihariye umwanya cyane. Nomero ni 0799 gatandatu karindwi 911. Hanyuma rero tunabwira abantu mu ngeri zitandukanye yaba bafite ibyo bajyana muri Expo n'abajya kwirebera ibyo bafite ibyo bakeneye muri Expo nyaboneka ku itariki 19 nyaboneka ntimuzabure hariya muri Expo zana ko kantu nkwereke aka empereza oya kandi bashyiramo gutya nzana nkwereke ubona bari gukanda kana kariya. Expo irabera Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, abantu mwese muri mu ntara y'Iburasirazuba rwose. Expo tariki 19 z'ukwezi kwa munani nibwo iri butangire. Ntuzacikwe niba rwose wifuza kumurika ukanagurisha cyangwa se ukagura cyangwa ukanirebera cyangwa se wifuza kureba aho hose uraza kwisanga. Amahirwe n'ayawe, ntucikwe amakuru kuyamenya mbere nibyo bigufasha kugera ku ntsinzi hakiri kare. Hari abantu bafite ibintu byinshi bakora ba rwiyemezamirimo bo muri Bugesera, abari muri Rwamagana, abakayonza, abangoma, abakirehe, abanyagatare, nibagiwe hehe, Gatsibo, urumva ubwo ni intara y'Iburasirazuba n'abandi bo mu zindi ntara hirya no hino. Nyaboneka Bugesera wayivuze se? Nayihereyeho. Naho mu zindi ntara mufite ibyo mukora nimwiyandikishe tuzahure muri Expo. Nanjye ubwanjye nzaba mpari kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma. Gahunda zacu tuzazimurira hariya. Hari ibiganiro bimwe tuzadukorera ahangaha ariko ibindi biganiro bizajya bikorerwa muri Expo. Mutureba imbona nkubone we. Navuze ngo ntago barabona Bogari. Bazaze banitegereze sha. Ariko hazaba ari sawa cyane. Reka nakiri umuntu ambwira ukuntu nzaza kureba Bogari. Waramutse menshi ndikwinda kuvuga menshi. Yego. Ni Tachimana Jean Pierre. Yego Jean Pierre. Mukare mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza. Ganira byanyu ndabikurikira cyane. Biratunyura cyane rwose. Yego nsuriza kudusi ndamwene. Namusuhuje. Hanyuma rero wumvise ko na marikeri yandi yavaga mu bihugu duturanye ndetse n'ibyakura arimo yo muri Tanzania, Uganda, Kenya, ayo mu Buhinde, ahane cya gihugu kindi ni cyahe kimwe cy'Iburayi nazo zakuwe ku isoko ngo nizo muri Polonye. Nizo mu Rwanda zo byararangiye. Ibi bintu byakiyute sa amashimwe. Amashimwe n'undi nsanzwe nge ndumu yaboreke iyo bakamana. Hanyuma rero hari na Expo iteganijwe ngaho Kayonza. Ibyo bintu byo byakiyutera. Abyo turabyishimiye cyane. Muzahaboneke rwose. Tuzaba turi kumwe. Ariko mudukora ubuvugizi kabisa. Bihiri ntazabanye. Ubuvugizi bw'iki? Bitoki byacu by'imbihire. Bino bitoki by'imbihire uko biri kose reka ngende gutekereza ko iyi nkubiri nirangira uko biri kose leta izafata umwanzuro. Ntago nekeza ko bitoki bizakomeza gupfira ubusa hariya. Ariko wenda ndagira ngo iki kibazo kivuge neza. Ikibazo kimeze giteye gute? Adufashe rwose umuntu akuragamo amakayi y'umwana. Oya tubwire ikibazo kivuge neza. Ikibazo mufite ni iki mwumva ko cyakemuka? N'uburyo cyakemuka n'ibyo mwifuza byose. Buryo babona inganda nyine zenga ibintu maze. Kurisha rego umuntu akuragamo umunyu n'isabune. Naho umwana ukabona uko mutangira amafaranga y'imirire agurishije turihe. Icyo kibazo buriya reka babwize ukuri. Ibibazo mwibwira ko mufite sinkubeshye abayobozi baba babizi kurenza nuko twebwe tubizi. Bivuze ngo niba ikibazo gihari rero buriya barimo gushaka n'igisubizo cyacyo. Ngenda ndatekereza ko nibamara kurangiza gahunda yo gukemura iki kibazo ndi kubona kijyanye n'aya marikeri n'ibintu bijyanye n'ubuziranenge. Ndatekereza ko nyuma yaho n'iki kibazo kijyanye na ziriya ntoki z'imbihire bire bitoki biri kwera bakabura icyo babikoresha nacyo kizatekerezwaho. Urakoze cyane. Ikibazo cy'imbihire
ngo kimeze gute? ni bya bitoki nyine biva mu rwago. Barabifite se biri gupfa? Waramutse bikujyayo. Waramutse Clement. komera Juma. Komera. Assalamu alaikum Juma. Wa alaikum salam. Uti wala mutura barakatu nanjye ndabizi. Ego MC Kudus. Ndakumva cyane Juma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya Juma. Gache amahoro. Alhamdulillah. Amina. Juma we. Naam. Nuko rero wumve wakurikiye kino kiganiro umuzi ukuri turi kugana ku musozo, igitekerezo gifite kuri Expo cyangwa gifite kuri izi nzoga za marikeri zose zakuye ku isoko? Ewana njyewe igitekerezo cyanjye. No kuri WhatsApp nanditse nubwo byanze kugenda ariko arigiye muri bone umva nanditse mvuga ngo Patrick Nyindi ahari nanjye ndi kumwe nawe aho yavuze ngo leta nishushuye nanjye nuko burya yego rwose Juma. Noneho uwo nguri kuburana ku kibazo cy'imbire ewana nje ndumva n'ibyinzagwa babikura ahubwo imbire bakajya bazanika kuzuba bakaziryamo ubugari kandi birashoboka cyane. Ariko buriya wa mugani zana hini bakoramo na biswi zavamo rwose umuntu akajya avanga no mu gakoma agafukaye. Uwafata imineke akayumisha akayicisha akayiprocesinga havamo biswi ziryoshye. Ariko mbura amafaranga ingira ibitekereza ariko amafaranga narayabuze sha. Ubu nagashinze uruganda rukora biswi mu mineke cyane. Ubu abashoramari simbi biyibanga. Abantu bayibanga ahubwo nibashaka ubwo bushakashatsi. Ngaho rero kuri Expo rero ewana Expo turahabaye. Nanjye nzaba mpibereye rwose 5 kwa 5. Sawa turi kumwe Juma. Yego uwo yitwa Juma. Wari kuvuga ngo iki? Expo azaba ahari. Katuri kuvuga kuri ibi bitoki. Inkono y'umwami bayita ngo iki? Bayita ngo iki? Hano bishemeno by'ikirere. Ibyo nibuka ko harimo ikirere n'umwongo. Ko bayita ubutani bikoza bikakunanira 0. Nzaguhita nkuwa 0 nge nta mikino ngira. Ariko se ubura iviringo yashiraho n'amatwi ugira ngo mba ndi kure. Aya uri hafi usha. Mba ndi hafi cyane. Wizo byumva nuko wibagirwa vuba. Mba ndi hafi niyo nibagiwe. Hari aho icyo nibagiwe kivuye. Hari ikindi kijya. Bite. Komera mututu wanjye. Komera munywanyi. Mututu wawe Kirenge. Kirenge cyawe ntabwo kikibonaho kijya gukandagira mu bitoki sha. Wabona nitwa gupfa. Icyuma cyabaye imari. Icyuya cyabaye imari. Icyuma cyabuze inda yabyimbye. Ahubwo ari byo byababyimbishaga inda. Yabyimbye gute? Sigaho igikoma cyananiye. Kasha. Ego kirenge. Urashaka ko uzajya ubwo burozi bwa biriya byuma buzakwice amano yarabaye nka tangawizi. Wenda wageze amahirwe igikoma wari ukimenyereye ntacyo biri bugutware. Umwana niba naravutse nk'icyuma bakakinderesha. Rero icyuma bakagwagikuyeho. Ubwo igikoma ndagishoboza iki? Oya ushobora kunywa amazi utanyweye igikoma. Niba utanywa igikoma nywa amazi. Ntabwo ziko biri bukunde pe. Amazi si nayo aratuma mu nda none biba ndabyuka nanywa amazi inzoka zikigoronzora ugasanga n'akazi kanjye karapfuye. Nose ubwo urumva ya myaka wakundaga kunywa icyuma cyitwa ngo iki? Urumva ya myaka 70 urayigeza uri kunywa amazi ukabyita ikibazo kandi amazi ari ubuzima. Unizo ko nabonaga ari bwo nari nkomeye ndi kwinywera icyuma. Sha ubwo rero ntabwo uzukuna imyijima yawe yabaye. Ahubwo nuko kujyana kwa muganga bakakupfurutsa ayo marozi. Reka da. Cyangwa niyo yatumye ugira ikirenge kinini kire. Oya. Yitwa kirenge. Niko cyaje kubera ibiryo. Wari ibiryo by'ubuha ikirenge. Nari ibiryo by'ubuha ikirenge. Ndi umusore ukomeye shimima. Ngaho rero nyarutsa utubwire no kuri Expo twumve. Kuri Expo? Izabera Kayonza hariya rwose mu Karangi. Kuri Expo umuntu azaba yasesekaye rwose nta kibazo. Muzaze mugure munagurishe byose ni byiza cyane. Sawa turize na Kudusi. Sawa. Na Kudusi ndamusuza n'umukobwa witwa Zawadi. Sawa kazi keza. Afite ubwiza bufitwe n'abantu bake cyane muri kino gihugu.
nawe gakabye kerema koko mvuze nabi uvuze nabi komba mbona ari mwiza oya ni kuba mwiza ni mwiza ariko ntabwo urutuga abantu bose uri muri iki gihugu ariko se mufitanye amakimbirane oya ni wowe ahubwo uri kuvuga ibitari byo nese kurakaye no kubeshya akaba karabaye kudusi rero yego nous sommes en train d'achever notre émission on va mettre fin ici ariko twakiriye umuntu oui j'écoute komera cyane mbakundira ko muduteza amatwi icyo nemera cyo mwaramutse neza waramutse munywanyi tuzana kudusi mwaramutse yego ni amahoro muravugana na Gilbert mu karere ka Kayenzi umudugudu no akamabora yego Gilbert ya kumva yuko ibyo byuma baba babiciye numvishije hasi hari nk'inganda zishobora kuba ziri muri 50 na yahagaze kuba zakora ntabwo ari 50 gusa yego ni zinga 136 nizo zimaze gufungwa 136 yego wenda birumvikana kuzisha byari ngombwa ariko nyine akazi navuga bakagiye guhita kabura rwose oya murashaka ibindi barashaka nuza akazi kari mu gukora inzoga gusa ega nabyo ntacyo wenda ubwo bandi bantu baraje barihangira kandi kazi nanone mu kanya gato ari urugero batanze ibitoki by'imbihire bishobora gukorwamo ifu bishobora gukorwamo biscuit kandi abantu baravuga ko ibitoki by'imbihire bihari ari byinshi yego aho ushobora gushora no kubigaburira amatungo mugakama amata menshi noneho arandangiza yewe karame bamukurikiye cyane rwose pe ariko ntabwo ujya umva aho ndabizarika rwose ndabizirikana turadukora cyane murakoze cyane yego umunsi mwiza nshuti aho kurega siporo rwose abantu bazitabira abahegereye cyane rwose oya nawe uzanyuzemo urebe uko umanuka harya uri ahantu bita mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare uraho Kayonza mu murenge wa Kabare umuntu uzaturuka Bugesera ntazagutange rwose murakoze cyane sawa kudo uza abantu bari kwangiza zino nzoga ukuntu bambaye urabona uribona mu gihe cya covid bari kuzangiza bari kuzimena ndavuga ibyanditswe banditse ngo inzoga ziherutse gucibwa mu Rwanda zatangiye kwangizwa n'abambaye bidasanzwe ya myambaro uzi bambaraga muri covid abaganga bambaraga y'ibisarubeti by'imyiro cyangwa reba imyambaro abantu muri Kongo bahangana n'icyorezo cya Ebola ukuntu baba bambaye guhera hasi kugera hejuru bambaye bashyizemo bapfutse n'amaso n'amazuru hose harapfutse wewe ngwino urebe ibi bintu byari bibi mana n'amarozi uzi ko ari bwo mbibonye ibi bintu oni ibi bintu ukuntu aba bantu ukuntu bambaye hari imikino irimo naho ibi bintu bambariye gutyo ukabishyira mu nda yawe kandi bari ku ruhande bari kuvuga ngo ndabona bagiye kuzishyingura ngo barayimennye tu maze rero dukomeze kwakira abantu ntabwo dusoze reka twakire umwe twakire umwe ubundi tugende mu nyakirire Voice FM alo mwiriwe mwaramutse neza muravugana na Nkunzimana Alphonse hano Nyakarambi yego Alphonse igitekerezo je numva nakunganira bagenzi banje abo rwose baravuga ngo nimba batabonye ibyuma ngo ubuzima bwahagaze nta muntu ugeze unywa amazi ngo arware nta muntu ugeze unywa igikoma ngo arware kandi n'ibyo bitoke bavuga babyengamo umutobe wa kinyarwanda bakajya banywa umutobe rwose nyine bizatangira batabyumva neza ariko bizagira ubifate ubuye bagomba kubyumva erega ubundi uburozi buraryoha nta n'umuntu ubusigaza nta muntu urya uburozi ngo abusigaze rata nibwo bwaryoheye kirenge kirenge bwaramuryoheye none nukuri ko Imana yavuze arumva ngo babiciye ngo ubuse ngo ntankwikiye ngo amazi yananiye kubera ko uburozi bwamuryoheye turarengera ubuzima bwawe kirenge ariko se yanyweye amazi yamunarisha amazi ko nta nzoka atera ko nta ndwara atera ubwo ko ari umuti uvura ariko ubyakiye neza ibi bintu wabyakiye neza weho umva jewe rwose sinibyo nta nubwo najyaga nywa mu buzima sinajyaga nywa ntabwo najyaga nywa ariko nabonaga n'abayinywa rwose nkabona uko baba babaye n'uko baba bameze ewana nkabona ko nta kiza kirimo na gitoya
hanyuma mu gusoza agira icyo uvuga kuri expo tugiye gukora aho ngaho i Kayonza ahantu hitwa i Mukarange. ahubwo reka mbaze vuba hazaba hari ibintu byo guhuta isosi yego ibisosi bizaba bihari by'inkoko. aha aho ngaho uganiriye neza na misa ya myiza izaba ihari. misa ya myiza zo ndanazorora nanjye ubwanjye nanayizanira nta kibazo. Hanyuma uzazuye na MC Kudus umusore w'impingane. Ahubwo mbwe nimba uzaba hari ewana nzakugeraho tuho mbaze kubone neza amaso ku maso. Atasiyo ngiye mboneka gake niyo naza nzaba ndi mu modoka ya filme kumbona ntibyoroshye. none no kuri kuntanga. Uzaganiriza abantu mu modoka. Twebwe abantu b'abastari bakomeye ntago dupfa kugaragara. Yego ibyo ni byiza rwose ntacyo bitwaye. Urakoze cyane umunsi mwiza urakoze. Sawa mugira akazi keza. Udusoreje ikiganiro Imana iguha umugisha. Murakoze rwose uwo mugisha tuwusangire. Kudubambwire ko turi buze kubagezaho iki kiganiro ku mugoroba. Ndarenza aho. Saa 4:04 zuzuye z'umugoroba kiraba gitangiye, hanyuma saa 4 kiraba kirimo kugera kirangiye. Urakoze none. Ubwo rero abo turi buze kuba turi kumwe mu masaha y'umugoroba mube muri hari nyine mube muri tayari ubundi twongere twumve ikiganiro muzi ukuri. Reka rero dushimire G Patrick. Yabanye natwe muri iki kiganiro ibitekerezo byiza yatanze. Asigaye yarashizeho ka G se. Kariho ariko burya. Ariko uzi ko abantu bakiduhamagara. Telefone iracyasa. Reka tugende. Telefone iracyasa ariko turagiye abantu bitekerezo no hejo. Reka dushimire Nkindi Patrick ku bitekerezo yaduhaye, dushimire abaduteza amatwi, dushimire abaduhamagaye, dushimire abatwandikiye. Nshimire umuntu bita MC Kudus nanjye nishimira n'Imana yatwemeje yadushoboje kuba twakoze kino kiganiro. Reka twigendere umunsi mwiza nakwijoro ryiza byose tubihuze kuko na nijoro tuba turi kumwe nuko twagiye bye. Voice FM.